byose birihuta ariko kandi kugira ngo bitagusiga ni ukugenda ukagendana n'umuvuduko TV of course on YouTube. Reka tubashimira abagiye babikora mugenda mukora subscribe ndetse munagenda munakora kukazogera kugira ngo amakuru yose ajye bageraho, n'abandi mutarabikora mushobora kubwirana mukagenda mubikora byarushaho kuba byiza cyane. Reka mbashimire, nizere ko mwese mumeze ndakeka ko mumeze bon. Hani ku Muvuduko TV on YouTube of course, yes. Hanyuma ibintu byose biba byihuta ariko kandi kugira ngo bitagusiga, ibanga ni rimwe, ni Umuvuduko TV kugira ngo tugende tubana mu buryo butandukanye kandi butaremereye. Hanyuma rero mu buryo bugenda butandukanye nyine hari ibintu dushobora kugenda tubagezaho kandi ugasanga bigiye bigufasha mu rukundo rwawe ndetse n'ibindi bintu nanone bishobora kugenda bigufasha. Buriya hari ibintu tuzagenda tubagezaho namwe mujye muvuga muti ariko Umuvuduko uziko ariho twajya duhora twibereye, cyane cyane nko mu rukundo. Hari impamvu zishobora gutuma umukunzi wawe akuzinukwa agahagararika no kukuvugisha, sizo ujya uzibazaho ngo uziteho. Hari ibintu bigera nko ku 10 bituma umukobwa ashidukirwa mu buryo budasanzwe n'abasore. Bakobwa waba waragumiwe uvuga uti, cyangwa se ukavuga uti ntabwo nagumiwe ndacyari muto ariko nta wumbaza izina. Ari igihe ubona ashobora ko ari nka mwiza cyane ariko akabona nta muntu uza kumubaza uti ariko dada witwa nde, cyangwa se ngo kubaze dada wa bagaye. Rero hari ibintu bishobora gutuma ibyo bintu nyine bikuvangira. Hari ibindi rero nanone, hari ibintu bishobora, hari ibintu by'ingenzi abagore bashobora gukunda cyane iyo bikorewe cyane cyane n'abagabo babo. Hari igihe umuntu nanone abazi ko gushaka umugore ari kugenda ukamusiga hariya mu rugo, ariko nyuma y'ubushakashatsi no kugenda dusoma bitandukanye ku Muvuduko TV, dusoma ku Muvuduko nyine ubereye, hari ibintu twagiye nyine tubona. Hanyuma wari uzi ko buriya urukundo ari umuti w'indwara nyinshi, harimo no gutuma umuntu aramba. Ijambo ndagukunda rirakaze ariko atari babandi babivuga gutyo gusa nyine ngo baceho. Rero ni ku Muvuduko TV, ni ibintu bitandukanye tuzagenda tubagezaho. Hanyuma rero ahangaha turagenda tubagezaho ibintu bitandukanye. Ahangaha reka tubagezeho nanone yuko impamvu wari uzi ko urukundo, mbese impamvu ushobora kubona urukundo rumeze nk'umuti. Buriya ijambo ndagukunda riri mu magambo abantu bakoresha kenshi ku munsi, ariko ugasanga akunze gukoreshwa hagati y'abantu babiri badahuje ibitsina cyangwa se umuhungu n'umukobwa. Hanyuma usanga umusore cyangwa se umugabo iyo akunda mugenzi we w'umugabo atari ryo jambo akoresha, ahubwo ashobora kumubwira ati ndakwemera, ndagufana, turahuza. Aho ni hahandi nyine muri wa muco tunafatanye kuwamagana kwanza ku Muvuduko TV. Aba bandi nyine babarezi bien cyangwa se baba gay, cyangwa se we yamubwira ati tubyumva kimwe n'ibindi bitandukanye. Hanyuma ibi rero ko hagati y'umuhungu n'umukobwa bose ko bimeze, ibisiko nta bantu bahuje igitsina ubundi bakundana, ahubwo ni uko abantu bagiye babizana gutyo. Ariko urukundo ruba mu bantu bose, baba bahuje ibitsina cyangwa se abatabese bagize, ariko bangana cyangwa se barutana, basa cyangwa se badasa. Nyamara buri urukundo ikintu dukundira ni bien, kuko urukundo nta racisme rugira. Akenshi ku muntu ufite urukundo rwa nyarwo nta racisme, nta byo kuvuga ngo uriya muntu ni umwirabura ntago namukunda, uriya muntu ni umuzungu no, uriya aturuka hano. Mwagiye mubona abantu benshi bikomangoma byagiye biva kuri pizza n'ibindi, hanyuma bikizira ku gikoma nacyo cy'amasaka cyangwa se cy'ibigori, uretse ko nabyo biba birimo intungamubiri zikomeye. Nyamara kandi urukundo kurugira bifite akamaro cyane kuba rufite ndetse rukiza ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Nk'uko tugenda tubibabwira, ushobora kwibaza ikibazo cyasari ku bundi gukundana cyangwa se kugira urukundo bimarira iki umubiri w'umuntu.
wa mugani wanyu. Hanyuma icya mbere bishobora kongererwa ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu. Niba unyomoza tanga comment hariya nurangiza unasobanure why. Ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko ahangaha hari muri kaminuza ya Massachusetts, aho ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bafite abo bakundana cyangwa se abubatse bakundana hagati yabo usanga iminsi bivuza ariyo mike cyane ugereranyije n'abandi, ndetse n'iyo barwaye usanga bakira vuba kurenza ba nyamwigendaho cyane. Ikindi kibishimangira ngo nuko iyo uri mu rukundo hari byinshi witwararika n'ibyo ureka, wibuka nko koza amenyo. Icyo gihe urumva ko iki gihe iyo uri mu roza amenyo kwanza, reka nsuza abantu bose boza amenyo cyane. Iyo uri koza amenyo buriya hari indwara z'amenyo udashobora kurwara kubera ko nyine uba wakoze isuku wayukeje. Hanyuma ushobora kurya imbuto. Ku bahanga kurya imbuto buriya bifasha umubiri kugira ubudahangarwa, kumererwa neza, guhorana itoto, ibintu by'igogorwa bikagenda bien. Cyangwa se ushobora no kudasinda. Kubura ubusinzi ushobora gusinda ugakora impanuka, ariko iyo uri mu rukundo uritwararika ukavuga ibaze ariko ninsindira sheri. Buriya sheri uri umuntu ukomeye na shushu n'abibita hani ko wabyita byose. Byose rero bikaba byakurinda indwara zinyuranye. Twabwiraga ikintu cya mbere cy'umumaro wo kuba uri mu rukundo cyangwa se urukundo ni ukongera ubudahangarwa. Hanyuma birinda kwiheba no kwigunga. Kwiheba no kwigunga biza ku isonga mu bitera kwiyahura bya hato na hato, bikaba hanini bituruka ko kuhahiseho umuntu hagiye hamusharira, guhemukirwa n'uwo yizeraga, kutabasha kwakira ibyamubayeho nk'igihombo, kubura uwo yakundaga n'izindi mpamvu. Nyamara kandi iyo ubashije kugaragarizwa urukundo nawe ukarwakira ukarwiremamo, ibi bishobora kukurinda aka kaga kose ka deception. Rero abantu nabonye ibihugu bijyanye na Amerika n'Iburayi nabo abantu hari deception cyane, ariko n'ejo bundi hari abantu nagiye numva mu Rwanda nabo biyahura kubera urukundo. Pole sana. Hanyuma gatatu, ikintu urukundo rushobora kumara cyangwa se umumaro w'urukundo, wowe wibaza guta urukundo wande rumaze iki? Urukundo umuntu iyo yagize urukundo nyine ibintu nyine byo kugenda yigenzura biba byarangiye, ariko hari umumaro munini aba afite. Hanyuma gatatu, hari ukuringaniza umuvuduko w'amaraso. Ariko kugira ngo biringanize umuvuduko w'amaraso ni cya gihe uri mu rukundo sometimes rukumereye neza. Nubwo urushako rubi rwagutera ubu burwayi bwo kugira umuvuduko w'amaraso, ariko ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko abafite imirire iboneye bakaba babana neza nabo bashakanye cyangwa se bakundana bagira ibyago bike cyane byo kurwara umuvuduko ukabije w'amaraso. Urukundo nyarwo rutuma umutima utera neza, amaraso agatembera neza igihe ufite nyiramutemba nshyushyu. Simbahaye umutomo. Ni ku Muvuduko TV on YouTube of course. Icyo usabwa ni subscribe kugira ngo tujye bigendamo neza, your comment and your share. Reka nsuhuza abantu bose bari i Musanze, abantu bari hariya Imuhoza mumeze mute. Hanyuma ikintu cya kane, akamaro ka kane k'urukundo, birinda ibiyobyabwenge. Iyo ubajije benshi mu bakoresha ibiyobyabwenge, iyo batabinyoye kubera urwiganwa usanga barabikoresheje kubera guhangayika cyangwa se kubura ubitaho. Rero iyo bongeye kwerekwa urukundo bituma biborohera kubireka, ndetse urukundo runarinda ko baba babyishoramo. Hanyuma gatanu, ni umuti wa stress n'ububabare. Ibintu byo stress terwa hanini na byinshi, haba akazi, ubuzima cyangwa se abo tubana. Iyo hagati yacu nta rukundo ruhagije rurimo, ububabare habaho ubw'umubiri ndetse n'umutima, ariko bwose ahanini buturuka ku bitubaho umunsi ku wundi. Iyo uri mu rukundo bigufasha guhangana nabyo. Niyo mpamvu mu muco usigaye utubwira ko kuko buriya mu muco iyo umuntu wasitaye uhita umubwira uti mpore, iyo yitsamuye uti urakire n'ibindi, ariko uturiya tuntu n'utugambo duto ariko dufasha. Hari n'abantu none tuzababwira nanone, ese buriya ubundi kwambara neza bimaze iki? Ese ubundi bifasha iki umuntu? Ariko buriya iyo umuntu yambaye neza aba yakoze akazi gakomeye. Niyo mpamvu buriya no kumubwira ko yambaye neza nabyo biramufasha, hari ibyo bita compliment. Yes. Hanyuma urwo rukundo rero iyo umuntu rumugaragarije ihita ruba nk'umuti w'uburibwe. Wari uzi ko buri urukundo rushobora gutera umuntu kuramba?
kora subscribe ku Muvuduko TV unakanda yari akazogera kugira ngo bijye bikugeraho, byose birihuta ariko kugira ngo bitagucika. Umuvuduko TV tuba tuhari ku bwawe kugira ngo dukomeze tubane. Hanyuma gatandatu, niba birinda indwara zinyuranye bigatuma nta muvuduko, bikagabanya stress, nta gushidikanya ko urukundo ruri mu bituma wabasha kubaho igihe kirekire mu gihe udahuye n'impanuka. Ariko ubundi kuba igihe kirekire ni itegeko se? Cyangwa mubona ari byiza? Namwe muzatubwira. Hanyuma rero icya karindwi, ubuzima bwishimye. Iyo uri mu rukundo ibintu biraryoha cyane. Ibi rero bituma wumva ubuzima bukuryoheye, ukabubamo wishimye unezerewe. Niba ushaka ko tukugezaho ibintu bikurikira bigera kuri bingahe, kora subscribe hanyuma unatubaza uti hanyuma se bya bitatu bikurikira muzabitugezaho ryari? Twebwe turi Umuvuduko TV on YouTube of course. Turabakunda cyane kugira ngo dukomeze tubane namwe. Ikirundi reka tubasuhuza abantu b'i Burundi yambo, abantu bari Tanzania Mwanza jambo, abantu bitwa ba Joseph Pongo mumeze mute hari hanyuma abantu bari muri Kenya namwe jambo, abantu bari n'ahantu hatandukanye. Navuga indimi nkazivamo. Ubundi nyine indimi tuba tuzi nyinshi ariko nyine izo tubasha kuvuga ni imbarwa no mu Kinyarwanda. Reka tubasuhuze cyane. Reka rero tubifurize kugubwa neza. Umuvuduko TV on YouTube of course, tuba tuhanyuranye umucyo, tukababwira tuti kugira ngo ibintu bitazagusiga, kora subscribe ku Muvuduko TV hanyuma tujye tubana mu buryo butandukanye. Comment yawe is more needed to make sure, nabyo byadufasha cyane, n'inama nyinshi cyane kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Ciao.